Alo Tokisi. Alo Kirinda. None se Tokisi, mwijoro warwanaga n'ibiki muri geto? Wahora n'iki kari igikobwa cyansuye narwanaga nacyo? Mwacataga kuri Instagram kigusuye ubona ni kibi? Wapi? Cyagusuye kiragigira cyanga kuguha? Wapi? None ubwo narwanaga nacyo nyisohora cyanze gutaha. Byaje kurangira bite? Tutarihuta reka nkusubirira inyuma ho gato. Umukobwa twari tumaze kurangiza kwaje yicara ku ntebe ye nanjye nicara ku yanjye. Twese tuba turasinziye. Ninjye wakangutse mbere we nanga kumukangura. Noneho nzi yuko agiye gukanguka ataha. Abarambwiye ngo mwijoro turateka iki? Mba ndamubajije uti wowe nande? Nyamukobwa nakirya uti njyewe nawe. Mba ndamubwiye uti uhatashye ko bwije. Mba mfunguye televiziyo nzi ko ari burambirwa gataha cyangwa iwabo akamuhamagara. Ahantu rero naboneye umukobwa ko afite gahunda. Nagiye kubona afashe imikubuzo atangira gukubura. Mba ndamubwiye uti hareke ndayikuburira. Abarambwiye uti nta mugabo ukubura umugore ahari. Mba ndamubwiye uti umugabo wowe. Umukobwa ati umugabo ni wowe. Mba mufashe ukuboko. Umukobwa aranyiyaka. Mbona ko ibintu byakaze nangira kumusunika musohora. Umukobwa nawe kubera ari igisora afite imbaraga namusunika musohora nawe akansunika nyinjiza. Mbonye ko yananiye twaguye miswi. Mba ndamubajije uti mbwira icyo ushaka cyose ari kusohoke. Umukobwa barambwiye uti nshaka ibihumbi 70. Bya bihumbi 100 nakugujije nkubwira ko ngiye kwishyura ikode ry'inzu subizi. Yego. Nakujijinganya nahise nkuramo 70 ndayamuha. Uwo mukobwa agisohoka yahise abisikana na landlord mu muryango aje kundeba. Muha gahunda kari buza saa 8 nkayamuha. None saa 8 zirageze. None nyakubyara wamba bari ukanguriza ibindi 70 nkongera kuri bya 30 byasigaye kuri rya 100 rya mbere. Ubundi nkishyura landlord tukazavugana. Kavugiriza impundu ku kiriyo cyaso wamabyiwe ko wamugigiye wamaye genda uyasabe nyoko.